bavandimwe nongeye kubaramutsa mwese. Kristo Yesu akuzwe. Umunsi mwiza w'ubusaserdoti. Impundu nizivuge urwanaga hano muri paruwase ya Nkumba, kubera ko yibarutse Padiri Jean Damascene Niyongabo, imfura y'iyi paruwase nshya ya Nkumba. Imfura ya paruwase nshya ya Nkumba ubuheta muri aka karere kabarizwaga muri paruwase ya Kinoni n'agace gato ka Gahunga, mbere yuko iyi paruwase ya Nkumba ivuka. Mbere yuko ivuka, Kinoni yarabyaye Padiri Felician Nsengiyumva wahanuye harijya muramubona. Ubu rero turumva ikibangutse no gushimira Imana. Imana iragaho isingizwa kubera ubuntu bwayo. Iri tangwa ry'ubupadiri ryabereye kuri iki kibuga cy'umupira hano mu seminari nto ya Nkumba yabaye umwihariko, ndetse iri tangwa ry'ubupadiri ryabereye hano riratanga ubutumwa ku buryo bwagutse. Ratanga ubutumwa buri wese akwiye gutahana, cyane cyane mu kubona no gushima ibitangaza Imana irimo kutugaragariza binyuze muri iyi paruwase ya Nkumba, yego, ariko rwe bw'umwihariko iyi seminari nto yaragizwe Mutagatifu Yohane. Dushimira Imana kubera ibitangaza Imana iri kutugaragariza binyuze muri iyi seminari nto ya Nkumba. Iyi seminari ya Nkumba nihabwa impundu. Seminari ya Nkumba udahwema guha Kiliziya intore nyinshi kandi zinogeye ururema n'ingirakamaro mihamagaro itandukanye y'ubuzima. Turashimira Imana. Iyi seminari mu gihugu cyose cy'u Rwanda ni seminari iri ku isonga mu gutanga abapadiri mu gihugu cyose. Murarebye muri ibi bihe kuva yashingwa, ubu Kiliziya yakomeje kwishimira abasaserdoti bashya. Kugira ngo mubyumve neza, ndagira ngo mbabwire ko hano habereye ubupadiri mu mwaka zimwe mu mfura z'iyi seminari ya Nkumba zihimbaza yubile y'imyaka 25 y'ubusaserdoti. Nkabangira ngo Padiri Gregoire uri hano mwe mu mfura za hano uri muri yubile y'imyaka 25 y'ubusaserdoti yegera hano imbere, tumushimire tumwishimire. mugenzi we Padiri Muneza uraguma.
ntabwo yabonetse, ariko ndagira ngo Padiri Gregoire imfura ya hano, zimwe mu mfura za hano Nkumba, ukikizwe n'abarumuna bawe bahawe ubupadiri muri diocese ya Ruhengeri, bose bize hano. Padiri Christian Turambane, Padiri Eliza Nyaminani na Padiri Jean Damascene waduhuje hano uyu munsi. Hari bakuru babo banze kuripfana bagakuviramo aho, ariko baruze kugira igihe cyabo. Ndagira ngo ndebe hafi, ngira ngo mbahe urugero rwose, mbereke ko iyi seminari ya Nkumba rwose ifite ibigwi byiza. Murabona ko abapadiri batatu ba diocese ya Ruhengeri b'uyu mwaka bose bize hano muri seminari ya Nkumba, bigaraguraga hano muri iki kibuga nk'uko mubibona. Bakurikiwe rero n'abarumuna babo, muraguma aho ngaho ntimurambirwe. Barumuna babo batandatu abadiyakoni, nuko ko diocese ya Ruhengeri ishonje ihishiwe, bose bize hano muri iyi seminari ya Nkumba. Nabo nibegera hano imbere, hari umutabonetse, ariko abaje nimwegera hano imbere mukikize bakuru banyu. Ubu se si ibitangaza by'Imana? Iyi seminari rero ikaba ifite abapadiri benshi bize muri iyi seminari ba diocese yacu, nabo benshi bagomba bageze kuri 90% barimo na Vicaire General. Ubwo rero noneho kugira ngo bataviramo aho, nibegere hano imbere nabo bashyigikire barumuna babo, mbese no kubagaragariza ko babakiriye neza. Abize mu seminari ya Nkumba mwese, abasosiyete muri hano mwegere hano, abari imbere bajye kuri ingazi yo hasi, abandi babona aho bajya. Seminari ya Nkumba, komeza ujye mbere, komeza ubyarire kiliziya intore zibereye, subiza ingobyi mugongo. Bari bakuha mwese rero, bashitsi bahire
bakristo bavandimwe, guhimbaza isakamento ry'ubusaserdoti buri gihe wari umwanya mwiza kuri twe abasaserdoti kwibuka wa munsi twaramuriweho ibiganza. Wari hano aribuka uwo munsi hashize imyaka 44 bajyanye yanzita bakuze, none tuzakurikiraho muri za 30 nuko. Buri gihe iyo ndi mu mihango yo gutanga sacerdoti murikira ibikorwa, numva buri gihagaruka wa munsi twaramuriweho ibiganza basaserdoti, wa munsi twasizwe amavuta y'ubutore. Ubu rero iyo hatanzwe ubusaserdoti, buri musaserdoti aho ari hose agomba kuzirikana iyo ngabire y'agatangaza twahawe. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, akaba ari umwanya mwiza abakristo mugize wo kugira ngo mumenye aho mwerekeza isengesho ryanyu. Icya mbere, gusaba nyir'imyaka ngo yohereze abakozi umurima we, kuko abakozi ni bakeya umurimo wa Nyagasani. Bakristo mujye muhora musaba Nyagasani ngo yitorere abo ashatse abatume, bijyanye no gushyigikira abana bacu biyumvamo umuhamagaro wo kwiyegurira Imana. Babyeyi, ntimugace intege abana banyu bifitemo, bumva ijwi bahamagarira kwiyegurira Imana. Icya gatatu, bakristo mujye mudusabira kandi mudushyigikire mu butumwa, muturinde, mudufashe ko kugwa mu mitego, mudufashe kwizibukira imitego ya Sekibi. Yarahagurutse arahagarara. Ubu rero namwe bakristo mushikame, musabire abasaserdoti kandi mubashyigikire, mubafashe kugira ngo babe abasaserdoti banogeye Imana. Murabiyemereye? Ku munsi nk'uyu, cyane cyane ko ari itangwa ry'ubusaserdoti bisoza itangwa ry'ubusaserdoti muri iki rya 2026, hari ijambo nifuje kugeza ku basaserdoti ba diyoseze yacu biri ku mutima. Basaserdoti, dukurikiye kandi tubereyeho kubera intumwa Yezu umushumba mwiza. Yezu umushumba mwiza umenya intama ze nazo zikamumenya, akita ku ntama ze zose, ushakashaka iyazimiye. Yezu kumva ivanjiri y'Amata y'umutwe wa 20:28 utubwira Yezu utarazanywe no kugaragirwa, ahubwo waje
kuba umugaragu wa bose. Waje kwitangira abantu bose kugira ngo abe incungu ya benshi. Yezu waranzwe no kuba hagati y'abe nk'umuhereza. Ijambo rero numva twatahana kuri munsi wa saserdoti, muco tube abagaragu b'Imana n'abagaragu b'abavandimwe bacu tubitangira. Aha rero ndumva nagaruka ku bintu 10 biza kumutaza kurambirwa bigomba kuranga umushumba, umugaragu w'Imana n'umugaragu w'abavandimwe, nk'uko tubisanga mu gitabo cya Gregori Mukuru, igitabo cyitwa Itegeko rigenga umurimo wa gishumba, ururimi rw'Ikilatini Regulae Pastoralis Liber, igice cya 2 cyose. Ndabona murihuta. Icya mbere ni uguhora ukeye ku mutima. Bamutima ukeye, muhora akeye. Abatagira ikizenga, nimwisukure, nimutware ibintu byeguriwe Uhoraho. Icyo ni ikintu cya mbere. Icya kabiri, guharanira kuba indakemwa mu myitwarire, ni ukuvuga ko inkuru za kwamamaza, ijambo twigisha bigomba guherekezwa n'ibikorwa biboneye bicerera imitima y'ababwirwa. Icya gatatu, kumenya guceceka no kuvuga uziga no kumenya kwatura iyo bifite akamaro. Burya ijambo ritari mu mwanya waryo bishobora kuyobya. Ni nako no guceceka bidasobanutse nabyo bishobora kugumisha mu buyobe abari bategereje kumurikirwa. Icya kane, kumenya kuba hafi ya bose, cyane cyane abanyantege nkeya, abari mu bibazo bitandukanye, abari mu bigeragezo, murangwa n'urukundo n'impuhwe. Icya gatanu, kumenya buri gihe kwicisha bugufi, kwiyoroshya kugira ngo utaremerera abandi, bijyanye no kuba mugenzi w'abeza no kugira ishyaka mu gukumira ingeso z'abanyamafuti, muharanira buri gihe ukuri n'ubutabera. Icya gatandatu, ni ukudaheranwa n'imihibikano ya hano ku isi, kudaheranwa na jugujugu ya buri munsi, umuntu akibagirwa kubungabunga ubuzima bwe bwa roho. Icya karindwi, guharanira buri gihe ibishimisha Imana, akaba ariho hantu buri gihe uganisha guharanira ibishimisha Imana. Icya munani, kumenya kuvumbura hakiri kare ingeso mbi zikunze kwiyoberanya nk'ingeso nziza. Anatanga ingero nk'ubugugu bwihisha mu izina ryo kuzigama. Hari no gusesagura byihisha kenshi mu izina ryo kugira ubuntu. Hari n'uburakari bw'umuranduranzuzi nk'imbaraga z'ubutwari. Hari kuzarira, kurandaga no kunanirwa gufata icyemezo ngo ni ubwitonzi no kubitekerezaho. Icya cyenda, ni ukumenya gucyaha wivuye inyuma ikibi
no gukosora bijyana no kugira ibanga. Icyacuma nicyo cya nyuma, guhora uzirikana amategeko y'Imana uko yasanga mu byanditswe bitagatifu, udaciye iruhande, nta gushyiramo utuzi no kuregeza. Basaseredoti rero, ubutumwa bwacu tugiye duhora tuzirikana ubutumwa twahamagariwe muri iyi si yacu iteye kunguku, mu buzima n'ubutumwa, mu mvugo no mu ngiro, mucyo duhore duharanira icyubahiro cy'Imana, icyubahiro cy'iby'Imana, icyubahiro cy'abana b'Imana muri iyi si igenda itera Imana abayo n'ibyayo umugongo. Ibi biradusaba ubutwari bwo gutinyuka kwinjira mu muryango ufunganye ugana ubuzima, aho gufata inzira y'igihogere ituganisha mu rupfu. Mu busaseredoti nta kuregeza, nta guserebeka bigezweho muri iki gihe. Ni ngombwa gukenyera tugakomeza nk'abakereye urugamba. Bakristo, mujye muhora mudusabira kandi mudufashe kuba indahemuka ku muhamagaro wacu. Ngana ku musozo rero, ndashimira ababyeyi ba Padiri Jean Damascene n'abandi bose bagize uruhare mu buzima no mu muhamagaro we. Yabarondoye, yavuze bake. Turashimira n'uruhare iyi seminari yagize kumurera no kumukuza, ariko uruhare ikomeje kugira nk'uko nabivuze mu guha abasaseredoti benshi kandi beza, ndetse n'uruhare iyi seminari yagize mu ivuka y'Iparuwasi nshya ya Nkumba. Dushimire seminari ya Nkumba yaduhaye Paruwasi ya Nkumba. Bajana Damascene rero, no masezerano numvise sezana kumvira, ngera hino rero nguhe icyemezo cy'uko uyu munsi wahawe usaseredoti cyo ni kimwe, ariko n'uburenganzira bwo gutanga guhera ubu ngubu penetensiya, ndetse kandi ubutumwa butangiriramo paruwasi munahereho. Buriya ni paruwasi ikomeye cyane mu busaseredoti. Ni ukuzaba ushinzwe, uzaba uri paruwasi ya Runaba, ushinzwe umutungo, urubyiruko n'abana, kimwe n'indi mirimo yose yo gukemura ubushyo bw'Imana, ubyumvikanyeho na padiri mukuru wawe, kandi wunze ubumwe n'abapadiri musangiye ubutumwa, wunze ubumwe n'umwepiskopi wawe. Gusoza rero, reka dushimire Paruwasi Nkumba. Wamenya ko ari paruwasi nshya se? Uyu munsi urebye uko uteguye wavuga uti ni paruwasi y'Ikigugu. Biragaragaza iparuwasi ingufu yifitemo, ifite imbaraga, ivukanye imbaraga. Iyi paruwasi ya Nkumba rero yateguye neza, biragaragara rwose ko byabasabye imbaraga nyinshi, kandi ihimbaza neza uyu munsi mukuru w'ubusaseredoti umwana wayo, imfura yayo. Ku buryo bw'umwihariko rero, ntangira ngo nshimire abantu bose bitanze bagategura kandi bagahimbaza liturujia ya misa inoze. Ubundi liturujia inoze hari igihe bacakora amagambo nihuza ibintu bibiri: icyubahiro cy'Imana n'umukiro wa muntu. Ni ukuvuga ngo ibyo bikorwa byose dukora byose bigomba kugaragaza icyubahiro dufitiye Imana yacu. Noneho hakiyongeraho ko muri ibyo bikorwa byose turi kuvomamo ingabire zo kwitagatifuza. Bitabaye ibyo ntabyo twaje gukora.
ibindi nko kwishimisha kugira n'iki dushobora kubisanga n'ahandi. Ahangaha rero muri liturujia ibyo bintu bibiri bigomba kuba bihari, ikuzo ry'Imana n'umukiro wa muntu. Ndabashimira mwese rero mwaje twasangiye isengesho rihatsa yandi misa ntagatifu. Mbaragije mwese Umubyeyi Bikira Mariya Mwamikazi wa Fatima, twagiye diocese yacu, ineza ibyishimo n'amahoro dukesha Imana umubyeyi wacu bibahoreho. Murakarama.